sinzi kuna abahungu mumeze ugasanga uteresa umukobwa yaba kikubwira ko afite umwana kuntu mwari mumeranye bigahinduka kuki mumeze gutya nyine kuki bumva ko umukobwa adafite ijambo ataba nk'abandi yene ngiye ibintu nkubwira birambabaje akenshi nyine hari igihe ngewe nje hano kubera point nk'ebyiri zivuzweho ndagira ngo mbigire kiyo wenda ataza no kugira umuntu uzabyumva nabi yego ibyo yavuze ndashaka ko yabikoreshwe n'umujinya ko nge nabibonye kwa nuze yabinyoreje Kazungu ka boss bivuye ngo kwa Irene yego ibyo yavuze ngo na mapina ashaje wenda ntabwo ndibitindeho biroroshye ariko ikintu cyo kumbeshyira ngo naramubwiye ngo niwe yafungishije mama wawe so ndagira ngo icyo kintu tukivugeho ntabwo bigeze biba. Yes, iyi ni inkuru irimo guca ibintu bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Sinzi niba twabyita ko ari ibintu bisanzwe muri sinema nyarwanda. Twagiye tubibona kenshi aho abantu batwereka ko bari mu rukundo nyuma yaho bakaza kumena amabanga yabo yose ntacyo basize bahereye ku murongo. Niba ari umujinya ubibakoresha cyangwa se niba ari satani ubarimo cyangwa tukabyita ko ari ugutwika kuri iyi mihanda kugira ngo bamamare. Uyu Miki rero mubona avuga ko igituma ashwana na Regis ngo yuko yamubwiye ko afite umwana, ariko ku rundi ruhande na Regis amushinja ubusinzi bukabije. Uyu mukobwa ngo aranywa kakahava, aho byageze aho bagatukana bikomeye. Miki akabwira Regis ngo nta mapine ashaje kandi ko igihe kigeze akagomba kuyahindura. Urumva ko ni nko kumubwira ko ibyo nawe birangiye agiye gukunda undi. Igituma Regis rero ashira hanze amabanga yabo yose ni iki ngiki. Ubundi reka tubanze tumenye ngo Regis na Miki bahuriye hehe bwa mbere batangira gukundana cyangwa se bakimenyana ngo umwe ahundi nimero. Burya ngo uyu mukobwa agishwana n'uwo babyaranye nibwo Regis yamubonye. Hanyuma kubera Rwaserera yabaga hagati ya Miki ndetse n'umusore babyaranye, urumva ntabwo Rwaserera itangiriye kuri Regis, yahereye ku musore babanje gukundana. Icyo gihe rero ngo Nyambo yarahagobotse aratabara amujyana iwe abari yajya kuba. Gusa Regis we avuga ko bamenyaniye ku Gisenyi barakomeza bagira i Kigali bakomeza kuvugana birangira bahuriye muri filime then bakundana muri ubwo buryo. Regis akomeza hakana ibyo Miki yabwiye itangazamakuru kuko atamwanze kubera ko afite umwana, kandi Regis avuga ko akunda abana cyane, ahubwo icyabiteye ngo yuko yakunze undi musore akamwandagaza amwita ko ari ipine rishaje agomba guhindura agashaka irindi rishya. Gusa nanone Regis amushinja kumuca inyuma. Miki amubeshya ko umusore bavugana ari mubyara we, kandi mu by'ukuri nta sano bafitanye. Mbese urumva hagati yabo ntiwamenya ngo ninde uri mukuri ninde urimo kubeshya. Ubu Regis yemeza ko na channel Miki arimo gukoresha ubu ngubu ari we wayicreatinze cyangwa se wayifunguye. Ndakeka muyizi yitwa My Daughter, iginyuraho ubuzima bwa Miki, uko yavutse, uko yabayeho n'ibibazo yagiye ahura nabyo amaze gukura. Rero ibyo byose Miki amaze gufata amafaranga ya mbere ya YouTube angana na 1,300,000 yahise yihakana Regis amubwira ko amurenzeho. Ariko ngo kubera ko Regis yakundaga gusinda ari na Miki byo bose bikabuko, nta n'umwe wajya gubyutsa undi ngo bajye mu kazi. Urumva rero ibintu biri muri sinema ntabwo bisobanutse. kumenyana twamenyaniye ku Gisenyi tugaruka i Kigali tuba inshuti. Nyuma y'ibindi bintu byose tubona turi guhuza, haba ku myitwarire ye, imico, uburyo yita ku bintu. Yari umubyeyi nk'uko abivuga, niko byari biri. Yari afite umwana wacu, yari uwanjye. Reka natwe ubwacu tugaruke gato kuri aba bantu bombi, twe kwita ku byo barimo kutubwira. Wasanga barimo no kutubeshya. Ubundi niki wagira inama aba bantu bibaye koko ari byo? Cyandika muri comment. Urumva nta gihe kinini bari bamaze bakundana, ngira ngo kibaye igihe kinini kirenze cyane, ni amezi 6 yonyine.
uretse kubabona bakinana muri filime, ubundi reka tubwire uyu mukobwa ko ibi bintu byo kuzana mama we ndetse n'umwana we muri ibi bintu bya sinema nyarwanda si byiza na gato, kuko erega nubwo dukunda imbuga nkoranyambaga tukazikoresha icyo dushaka tugashyiraho icyo tubonye, rimwe na rimwe haba igihe turimo guhemukira abana bacu cyangwa abafamiliye muri rusange, abantu dufitanye isano. Uti impamvu ni iyihe? Ni uko uyu munsi ndimo gukunda imbuga nkoranyambaga, ariko umwana wanjye ntabwo nzi neza ko azazikunda ntamara gukura, kandi ibintu ushyiraho ntabwo bizigera bivaho. Bivuze ngo ushobora gukora ikintu ukita ko ari cyiza, wumva ko ari ukwamamara cyangwa se kwandika izina, yewe ukakibonamo n'amafaranga menshi, ariko numenya ko urimo kwica ejo hazaza hawe. Twagakwiye kugira icyo dukora icyo ari cyo cyose tubanje twatekereza kabiri, tugashishoza neza niba nta ngaruka z'igihe kirekire zirimo mu byo tugiye gukora.